gatatu ni umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawe. Izo contre offensive irimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya. Cyukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ibihe byiza nawe? Ibihe byiza cyane, umeze neza? Ya sava. Na mahoro? Bidakabije ariko meze neza. Ko wifubitse muri ubu bushyuhe? Kwitegura ibihe nari ngiye kujyamo, umunsi nshobora kuza gutaha ntinze. Nabuze ikirere kitaza kumpindukana. Nanone ntabwo ndabwa no gutwara imyenda 2-3 ngo nibihinduka ndahindura. Nahise mbitwara gutya. Abanyarwanda mumenye kwiteganya gihe rigaragaza ko muri uku kwezi kwa mbere imvura igiye kugwa itandukanye n'iyari isanzwe igwa mu kwezi nk'uko Meteo Rwanda yabitangaje. Niyo mpamvu muri kumva ngo umuhanda Karongi Nyamasheke kubera inkangu byagenze gutya na gutya. Mu gitondo nabyutse mbona ikirere kimeze ukuntu. Sonike izaba nyinshi? Izaba nyinshi kurenza yari isanzwe igwa. Meteo yabiteguje kandi abantu bakangurira gufata ingamba zo kwirinda. Nabonye muri Gisagara hari umugabo wagiye kwahira ubwatsi kubera ko uruzi rwawe rwuzuye ruramutwara arapfa imyaka 30. Abantu rero mu gihe nk'iki ngiki bakwiye kumvira buriya amakuru iteganya gihe muri Afrika no mu Rwanda by'umwihariko ntabwo turayiha agaciro. Buriya kera hari igihe bakwerekaga ko kuri internet nk'abanyaburayi mu bintu bishakwa cyane kuri internet amakuru yiteganya gihe ari yazaga muri 2 bya mbere. N'ubu ngubu telefone yawe abafite smartphone irabikwereka, simbizi wenda niba n'abandi zibereka ariko reba nk'ubu iyi mashini nayo iratwereka degree Celsius dufite 24 kandi hakaba hashyushye. Bigira ngo niyo mpamvu nkubaje niko wifubitse. Anyways, tujye kugaruka ku makuru yaranze uyu munsi. Umwami wa Jordania yikomye amahanga akomeje kurebera ubugizi bwa nabi buri muri Gaza. Se no bugizi bwa nabi cyane ubwicanyi ariko ubwicanyi n'ubundi buri kugira nabi. Abaturiye ikiyaga cya Kivu mu karere ka Nyamasheke ngo ntabwo bazi impumuro y'isambaza. Ne gutorana na Kiliziya utarumva inzogera. Nyabihu hari abayobozi babiri bakurikiranwa kwica umuturage. Turareba ibyabo ibi bintu ntabwo ubundi mu Rwanda bimenyerewe. Umwongera ushinjwa kwivugana intambwe. Hari drone yahanuwe mu Rwanda hoje M23 na FRDC. Turaza kureba ibyayo hanyuma tunarebe Katumbi wasabye umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Kongo kwegura nta kuzuyaza. Tshisekedi we yabwiwe ko gutera u Rwanda ari nko kwiyahura mu gihe President Biden yashinjwe ruswa ku nkunga Amerika iri kugenera Ukraine. Turaza no kujya mu Burundi. Mu Burundi hari ishyaka riri kuvuga ko igihugu cy'u Burundi gikwiye kwihutira gufunga imipaka yacyo n'u Rwanda. Sambaza n'imikeke ntibizi. Mu gihe tutazi n'impumuro y'isambaza ariko. Ubwo niba abanyamasheke bavuga ko batazi impumuro y'isambaza b'i Kigali n'abi Rusizi bazi imikeke ko yanjye imikeke wanzanye ibya bwa mbere narayiririye Rusizi. Ariko iraryoha cyane. Fangiye n'ubu ndacyayirya ari Nyamirambo abantu bayicuruza iyo numvise nyikumbuye ndagiye. Numvise burya n'uburobe. Cyangwa urayitiranya na Thompson. Imikeke ndayizi cyane ariko. Ngiye nayiriye rero za Rusizi.
uzamubwire njye nkurangira hari umusaza rwose w'umusilamu hari Nyamirambo yicuruza nubwo nazatugurayo di niba batarayifunga abavandimwe ntabwo bazayifunga amashyaka iyo atangiye kwivanga mu bintu igihe tugezemo ntabwo ari icyo gufunga imipaka inshuti zanjye ni igihe cyo gukemura ibibazo bikajya ku randi imipaka idafunze igihe tugezemo nta nubwo ari icyo gucyurira abantu indagara ariko imico iratandukana uriya mu Rwanda iyo wacyuriye umugabo ibiryo ariko ubundi n'u Rwanda batandukanye ni sakirirego niko abarundi mudukurikiye mujya mucyurira abantu ibiryo ariko nta byadanje hari ikiza hari ubushake bwo kubikemura twabonye ishyaka riri ku butegetsi rifite ubushake bwo kubikemura ejo twavuganye no mu Rundi aravuga ati biriya ni ukujijisha nyuma bifata nk'ibintu sendede simbizi tuzabibara tubibonye tudutegereze turebe ikikunaniye ugitega iminsi tubibutse ko muri rya garage ryacu Korea Automobile High Technology ni garage ribafasha mu bijyanye na maintenance cyane cyane z'imodoka maintenance y'imodoka nicyo kintu cy'imbere bashyira imbere mu gihe ahandi bashyira imbere gukanika imodoka no kuyitekinika iri garage rero ribafitiye serivisi zitandukanye zirimo nko kukumenyesha ko bafite amavuta y'ingenzi ushobora kwifashisha mu gihe reservoir ya reservoir ubwo ni ahajya essence ububiko cyangwa ikigega cya essence ahajya essence mu modoka yawe hari amavuta uba ugomba kuvangamo kugira ngo hatazagira ibibazo shampoma y'umwotsi wawe ikaba yagira ikibazo nayo ukangiza ibidukikije bafite kandi amavuta atandukanye yifashishwa muri za moteri z'imodoka bashobora kugufasha kugira ngo urusheho kugira imodoka nziza kandi uyifate neza izanarambe aba bantu bo muri Korea Automobile High Technology ni abantu b'ingenzi ukwiye kwifatanya nabo kugira ngo imodoka yawe izagira ubuzima bwiza ubushize twaze tuvuga ko ubuzima bw'ikintu icyo ari cyo cyose buterwa nuko wagifasha cyane rwose ahubwo ikiza ukanamenya ko aba bashobora no kugusanga aho uri nubwo bakorera igikondo ushobora no kubahamagara ukavuga uti imodoka yanjye ifite ikibazo aha n'aha bashobora no kugisuzuma bataje ariko byabaye ngombwa bakanagusanga aho uri ari ubwo Kastia aradufasha abantu babone nimero zabo inama nziza cyane irenze izindi ni uko ushobora kubifashisha mu gihe ukigura imodoka kuko iyo ukimara kugura imodoka ushobora kubegera ukavuga ati nguze imodoka yo mu bwoko ubu n'ubu ni mumfasha uburyo bwa maintenance bwo kuyitaho kugira ngo niba nteganya ko nyuma y'imyaka 5 cyangwa 2 nzaba nkiyifite ntarayihindura bitewe n'amikoro cyangwa iki hari umuntu nagura imodoka avuga ati reka mbe nifashisha inyuma y'igihe runaka nzayihindura niba udateganya guhindura imodoka yawe vuba cyane cyangwa se niba wanateganyaga kuyihindura vuba bashobora no kukwereka uburyo ushobora kuyifashisha ntuzayihindure vuba Elia bafashe kuri maintenance y'imodoka hanyuma dukomeze imodoka z'iki gihe ni imodoka z'ikoranabuhanga ntago akiri imodoka gusa nk'uko tubona imodoka igenda ahubwo ni imodoka ibumbiyemo irindi koranabuhanga abantu batari basanzwe bamenyereye cyangwa se bari basanzwe barimenyereye nko mu bindi bintu bitandukanye ni imodoka zirimo amakompiyuta ni imodoka systeme zazo zose yaba mu gufata kwa feri mu bijyanye na consommation uburyo ikoresha za karibira byose ni ibintu biri automatique hanyuma n'amasysteme yazo y'amaklimatizeri nabyo byose biri electronique bityo rero iryo koranabuhanga ryose ryagiye ryongerwa mu modoka kugeza ku modoka dufite kuri uyu munsi bisaba na tekinike yazo abatekinisiye kuba bazikora mu buryo bujyanye n'iryo koranabuhanga bakifashisha imashini mu kuzisuzuma hanyuma bakabona guhandling ibibazo zifite bakoresheje imashini ndetse n'ubumenyi bafite ntago zikiri za modoka umuntu abyuka mu gitondo akagenda akajya gukanika ibintu umuntu abanza kwiga akabimenya akamenya gukora research mu bitabo ku ma internet no mu makataloge yazo akabasha kwegeranya neza tekinike agomba gukoresha mu gukanika izi modoka by'umwihariko rero nkatwe dukora nk'izi zo muri Korea cyane dufasha n'abantu gusobanukirwa uko bagomba kuzitaho kuko abenshi bibagora
mu kubasha gusobanukirwa ibiri muri ya makataloge yazo kuko ziri mu rurimi rw'igikoreya kandi ntabwo barwumva, ugasanga bigora abantu benshi bazitunze ntibabashe kumenya uko bazikorera maintenance. Kandi kuramba kw'imodoka ni uburyo yitabwaho, ni uburyo ikurikiranwa, ni uko nyiri imodoka agira ubusobanuro akura muri cya gitabo cyagenewe gusobanura uko imodoka ikora n'uko ikoreshwa, bikamufasha nawe kumenya uko ayitaho bigatuma iramba. Reka duhere makuru yacu ku mwami wa Jordania uri mu Rwanda yikomye amahanga akomeje kurebera ubugizi bwa nabi muri Gaza. Umwami Abdullah wa kabiri Ibn al-Hussein yikomye amahanga akomeje kureba intambara iri kubera muri Gaza, inzirakarengane z'abaturage zikaba zikomeje gupfa. Yabitangaje mu ruzinduko ari kugirira mu Rwanda. Uyu mwami uyu munsi yasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, niho yavugiye ibi. Nyavuga ko Jordania no umuturanyi wa Israel na Palestine, igihugu kimwe kariya karere, ariko kikaba igihugu navuga kitabanye nabi cyane na Israel ugereranyije n'ibindi bihugu biri mu karere kamwe. Yego, ni igihugu gifite ubwiganze bw'abayisilamu, ibishobora gutuma cyumva abanyapalestine nk'abavandimwe babo, ariko ibavuga n'ijwi ryiyongera ku yandi menshi yagiye avuga nk'ibi ngibi. Icyo mbonamo kirenze ibyo ni byandi bavuga ngo right time and right place. Kuba yatayiminze igihe uyu munsi turi ku itariki ya 8 Israel iraburana na Israel, cyangwa barinjira mu rukiko Israel iburana na Afrika y'Epfo ku byaha bya jenoside biri gukorerwa muri Gaza ihage ku itariki 11 z'uku kwezi. Yego, ubwo nirahe mu Buholandi. Ibi yabivuze noneho ku itariki ya 8 imbere y'iminsi 3 abivugira ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi. Kandi mu mateka iyo urebye muri jenoside zabaye ku isi nyuma y'yakorewe abayahudi, indi jenoside yabaye inerekana intege nke za Loni kunanirwa guhagarika jenoside ni jenoside yakorewe abatutsi. Ikaba na jenoside mvuga ko ari nayo ya mbere mbi buri y'abayahudi, nibyo yatwaye umubare munini w'abantu kurenza jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo yabaye hagati y'abavandimwe, yabaye by'igihe kirekire, ntabwo ari nk'iyi ngiyi yabaye mu minsi 100 hakapfa abaturage barenga miliyoni y'inzirakarengane. Navuga ngo nijwi ryiyongera. Nabonye hari ibihugu birimo za Bolivia byatangiye gushyigikira Afrika y'Epfo, nyamara Israel yo yari yanditse amabaro yandikira abambasaderi bayo mu bihugu bitandukanye ibabwira gushyira igitutu kuri ibyo bihugu kugira ngo nayo ibone support. Ubushinwa bwo bwari bwanayikuye ku ikarita cyane rwose. Ubushinwa bwari bwasibye Israel ku ikarita y'isi, ariko biyexkije bavuze ko kwari ukwibeshya. ariko na muri diplomasi ntabwo ikintu nkakira gipfa kuvuza from nowhere. Yavuze rero ko uyu mwami uri mu Rwanda yavuze ko kugira ngo amahoro hagati ya Palestine na Israel aboneke ari uko hagomba gushyirwaho ibihugu bibiri, aho gukomeza gushyigikira ko habaho igihugu kimwe nk'uko Israel bishaka. Biragoye cyane, cyavuzwe n'abantu biragoye kuko Israel ifite Amerika iruhande rwayo ibishyigikiye, kandi Amerika erega buriya nayo n'ingazwa muheto ya Israel. Abantu babara Amerika mu bijyanye n'amafaranga, ariko urebye abayahudi ijambo bafite mu mitegekere y'isi, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biragoye ko Amerika izabona umunyapolitike warenga izo mbaraga zabo. Icyo gitekerezo rero cyo kubaho kw'ibihugu bibiri kimaze igihe, ariko cyakomeje kugorana kubera Amerika n'Abongereza bacyopoza, ariko mbona ko ariyo maherezo. Bizagorana ariko bizagerwaho. Israel rero iri ku gitutu cyo kuvuga ngo ibi bintu ntibibe. Uyu munsi none iri kurwana nuko abo banyapalestine bimurwa bakavanwa hariya. Niyo mpamvu ejo ndabonye ibihugu bya Afrika byisanga ku gitutu cyo gusobanurira abaturage babyo bitirekareka twebwe ntabwo ibyo biganiro tubirimo na Israel, ariko Israel ifite umugambi wo kubimurira mu bindi bihugu. Reka twizere ko wamugana ijambo ry'uyu mwami, igihugu mu by'ukuri wamugana gifite abasiramu ariko bigaragara ko kitari ku ruhande rwa biriya bihugu, cyagaragaraga nk'ikiri ku ruhande rwa Israel, ariko ibyo kivuga biragaragaza ko nacyo cyumva ko igisubizo kidakwiye kubonekera muri iyi ntambara no kurwana. Yego. Ivi tujye mu murenge wa Bigogwe, hari abayobozi babiri bakekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake witwa Dushimimana bikamuviramo urupfu. Yego. Aba ni Kagiraneza Enoch, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kijote mu murenge wa Bigogwe, na Mugabe Matsatsa kuri irondo ry'umwuga muri aka kagari. Mbere yuko twinjira muri studio,
twarimo tubiganiraho na Yves abadukurikiye wenda tubwire namwe muri commentaire cyane cyane abatuye mu Rwanda ahantu hari irondo ry'umwuga ari umusirikare n'umunyerondo utinya nde? Jewe ntinya umunyerondo kurenza umusirikare. Kubera iki? Kandi umusirikare igikoresho aba afite n'ubumenyi aba afite burenze ubw'umunyerondo. Ahubwo nyine naho mpera ahubwo umunyerondo. Uriya abanyerondo utarakubitwa nabagira ngo barakina. Mu bantu uzanakinisha ntibabamo. Ubundi abanyerondo izi nsore zitwara kibandi ntabwo ari abantu bari mu cyiciro kimwe ko bari mu bantu ba mbere ntinya. Kuko ashobora kukudiha kiriya gikoni n'uburyo bwo kukuvuza nta nabubone. Wenda nawe ntabwo ufite ariko burya nk'umusirikare aguhohoteye ufite naho wamurega burya Minadefu yanakuvuza umusirikare ashaka gukubita nk'igipfunsa aguhohoteye kikakugira ingaruka. Oya tujye turabona bisha abantu bakaburanishwa mu ruhame bakanakata. Bashobora kutabyadimitinga mu ruhame ku mpamvu z'isura nziza y'igisirikare ariko ukagira uko uvuzwa ukanabona ubutabera. Icya kabiri discipline baba bafite iragoye ko yazanga kuritagure. Ariko aba abanyerondo noneho ibubona n'uyu muyobozi ukeka ko ari ubwa mbere se? Hari abayobozi benshi mu Rwanda bakubita abaturage. Ibyo byo birasanzwe. Kandi umuturage nka Safari nawe yahaguruka agakubita umuyobozi kakamubaho. Safari akajya imbere y'inkiko. Hanyuma Yves ibi bintu by'irondo ry'umwuga ntabwo ubundi bisanzwe ko bigera ku rwego rw'uko ngo bamusanze mu rugo mu rugo uko numvise inkuru. Bagezeyo baravuga bati uyu muntu asanzwe ari umunyamahane. Ngo batangira guhondagura. Ntago yapfuye ku munsi bamuhondaguriye yapfuye ku itariki 28 kuko bamukubise ku itariki 24 apfa kuri 28 z'ukwa 12 bigakekwa ko yabarazize izo nkoni. Hanyuma Yves umuntu w'umuyobozi ahuriza umugambi ate n'umunyerondo ku buryo bakubita umuntu agapfa? Ntabwo nibwira ko umugambi ubu hari wo kumukubita ngapfe. Hari igihe abaturage nabo sishyashya agira resistance bijyanye no ko batumvikana. No, umva nk'aka kana. Bamusanze aryamye we mu rugo aryamanye n'umufasha n'umudamu we. Baramubyukije bati wewe bundi dusanzwe tuzi ko uri n'umunyamabara. Yego. Batangiye gukubita. Ntibamufatiye mu cyuho wenda hari yimijini iyo abantu bari kubara inkuru nk'izi by'umwihariko kuri famille yagize ibyago hari ibintu byinshi basimbuka. Ntabwo biza gutyo gusa kugira ngo abantu bakubite umuntu. Byanze bikunze hari icyo batumvikana. Ariko umuntu w'umuyobozi uza amategeko ni umuntu kujya mu rugo agakubita. Umuyobozi uza amategeko ndebe umwirondo ry'umwuga. Gitifu w'akagari. Uyu ni gitifu w'akagari. Koko se ubusenge nawe ko turi abanyamakuru tuza amategeko. No, amategeko yibanze. Ubu ntabwo uzi ko gukubita no gukomeretsa bikaveramo umuntu urupfa ari icyaha. Nicyo nshaka kukubwira. Ntabwo baba bagiye kumukubita batekereza ko ashobora kuza gupfa. Niyo mpamvu nabo uyu munsi biza kubakoroga biza kubabyarira ibisusa kwa. Bo babazi ngo no gukubita puru gukubita. Ariko Yves kubera kugupisa. Banza umbwiza ukuri n'abadukurikiye. Ubu mu Rwanda umuntu ukizi ko gukubita ari guhana umuturage aracyari ku rwego rwo kuyobora mu Rwanda. Umbwiza ukuri pe. Mbwira uti yego. Ko bahari benshi se. Nta kibazo. Mbwira uti yego. Oya ntabwo biri yego gukubita umuntu nge ntabwo mbyemera gukubita umuntu nta nicyo. Uretse no mu buyobozi no mu buzima busanzwe. Nge reka nkubwira akantu kambayeho mu kanya. Nahamagaye umuntu ndimo ndamusaba ubufasha bw'ikibazo nagize cya cash power yiwanjye mu rugo. Numva mbwiye nabi ariko ndibaza umuntu uri ku rwego rwo kubwira nabi umuntu atazi kuko namubwiye ndi umuturage ntuyana mfite ikibazo cy'iki. Atangira kumbwira nabi. Umuntu ukiri ku rwego rwo kuba ashinzwe guha serivisi abaturage ukamuhamagara akakubwira na atazi ngo ni general ari kubwira nabi, atazi ngo ni meya, atazi ngo ni ministry, atazi ngo ni inde. Wese ubwirwa n'iki icarico? N'umutekinisiye usanzwe mu bintu bya uzi inyuma ye hari inde? Ntabwo mbizi. Uzi ari petit frère wande? Ariko waba uri inyuma wese tuzi ingero zabo ngabo uri muratanga bitagiye bigenda. Iyo myumvire kugira ngo izagire kuri buri muntu biragoye. Hari umuvandimwe Jean twe kwiganira za nkuru zisanzwe bimwe twita ngo nibyo kwirigara. Turi kuganira ibintu biraho bimwe bagabo baganira ubundi mishinga n'abagore turi kuganira ku bagore. No tuganira ibintu nyine ukuntu ngo abakobwa yambwiraga ko abakobwa basigaye barazamuye ibiciro cyane baremereye n'iki n'ibiki ndamugana ahubwo wowe utaramenya iyo reality ubo mu kihe gihugu. Ndamugana ni mu mico mu buryo buri automatique. Umukobwa agize gutya akagira nibihe byiza na Colonel. Nawe ejo yiyumva nka Colonel.
wowe ntabwo uzaza kumudiringa wowe Gafifi mwari musanganywe agize amahirwe akadiringa n'umucuruzi kanaka akanamusigira ikofi y'ibihumbi 500. ubwo igiciro fatizo ni iki? Ubwo ni rwo rwego ari wowe ntukiri mugenzi we. Rero hari n'abandi bantu aviva kuba ari petit frere wa Fande kanaka, none se uwo ari umuntu muri famille yo kwa kanaka, ariko uwo muntu nta rugero rw'uko hari famille zagiye zibaje kuvuga nanjye ni waruvuze uti yaraza ari ndumuhamagara, hari abandi nyine nawo baza abandi bari inyuma. Ati ngewe sha nge nahise nibaza nti at least ngewe hari urwego rutoya nsobanukiwemo uburyo umuntu yakaka serivisi. Navuze ni nka mukecuru uri buzinganjwiri utazi uburyo cash power ye nigira ikibazo bizagenda bite. Irizuma ko nahise mvuga ni reka nitabaze abamukuriye wenda ngi nibyo bita binakwereka kuvuga ngo noneho abantu badafite ubushobozi bwo kwikomangira ruguru bigenda gute, byagenda gute. My friend, none gukubita navuze n'uyu mujamu yo mbubi ruhande umenya ari kunkubita kuko abayobozi ikibazo nagize my friend. Nakubwiye ngo bano bantu bo mu nzego zibanze irondo ry'umwuga ridiha abantu, urumva ngiye ubushize byanabayeho ahantu umuntu ahantu nakodeshaga yaraje yiba imyenda kumwe abantu bamesa ariba, ariko kuyizinga ipakiye mu gafuka ameze nk'usohoka mu gipangu, abantu bahita bamubona babaturanye. Twe mu gipangu abarimo bamwe bari mu nzu birebera filime abandi batarimo, bahita bamufata bamuhereza irondo ry'umwuga. Noneho hahita haza za modoka z'umurenge n'isuku n'ibiki. Noneho ngewe ahantu nari nibereye mu kazi ahantu handi hepfo handi njya nkorera na wa muvandimwe barampamagara bati abantu barakwibye, bati bagiye ku murenge. Urumva nk'umuntu utazi ngo batwaye ibiki n'ibiki, naje niruka sinarinzi ngo batwaye ibintu by'akaye gaciro. Nje nti muri he, barambwira aho bageze, bari ku kagari kamwe hano. Ndaza mbangiye mu modoka yabo nyine bavuga ati jya mu modoka, bose bakuramo n'umuntu imbere banshyiramo, ticaremo imbere ntari bitugenda ibintu ntabwo twabiguhera mu nzira, nari ntaramenya ngo banyibye iki. Tugeze mu nzira bajya gufata abandi bana handi, yego habaye igipfunsi gikomeye, ibintu mubwira ndi umutangabuhamya nari mpari. Bwana irondo ry'umwuga ryohereza igipfunsi, abo bahungu bafata bohereza igipfunsi, daso yohereza igipfunsi. None nasigaye mu modoka mvuga nti noneho harabanza hameneka ikirahure ngenda meneka nyuma, ariko nta ubwo nabi nyuma none nta n'amapingo baba bafite abari uko bahambirisha ibishaka. My friend, aho ni Kigali ntago ari mu Kijote Nyabihu turi, aho ni Kigali. Hari igihe rero bisanga nabo abantu bamwe bari kuko nk'icyo gihe utagira ngo daso niyo yakubise ufashwe mbere, uwo muntu bari baje gufata niwe wabanje daso. Irondo ry'umwuga bari mushyizeho ikibando, undi bari kumwe nawe abashyizemo kuburiza imodoka. Byatwe nk'iminota 40. Icyo gihe ikiganiro nari bwa porodinge nka 12:00 na cya porodinze nka 3:00. Kandi ubwo aho ni Kigali, ahantu hatuye abantu bitwa ko basobanura cyane rwose. Umunsi mwiza. Reka twigire Nyamasheke, hari abaturiye Ikivu batazi impumuro y'isambaza. Ive abantu ko n'indagara bitagiye kumera neza biraza kugenda. Ntabwo byantungura, ntabwo byantungura. Isambaza ziri mu bintu bihenze. Na hano Kigali bazakunda niba cyane nuko nkani Kigali ahubwo ho imbisi kuzibona bigoye. Last time nagiye Karongi barambaza bati ukumbuye iki, ndavuga ni mu cyakira isambaza. Nge mbi Rusizi nari narabaye inshuti yazo cyane. None nageze uzi kinahendutse zaje guhendanya umusiko, nageze ikiro gikawushije kigura 4,000. Ejo bundi bambwiye ni bari 9,000. Ubu gishobora kuba ari nk'icyenda cyangwa 8 gutyo. I like iyo nagiye mu gace runaka kurya ibiryo bikunzwe muri ako gace cyane cyangwa bikunze cyane. Kigiro nkihagera nabanaga na MC Tino. Twaryaga isambaza nyinshi cyane ziryoha kubi, ariko zirahenze ntabwo ari wese waza. Ariko ibi ntabwo byantangaje nyiboneye inkuru y'ikinyamakuru Umuseke, kuko nasuye abaturage bahara ku Murindi Ibyumba, bamwe birirwa basoroma icyayi barambwira ati nuko gisoroma gusa nta uranywa icyayi. Iyo isambaza zirahenze kandi hari n'undi muco mubi dutunga abanyarwanda sinzi uzawuducaho wo guhingira no kororera kugurisha. Usanga umuntu afite inkoko 20 zitera ariko kumusagurisha amagi 20.
none se si bajya bavuga ngo umuzungu yanze amagi nyine n'ay'abazungu nyine ni ikibazo wese nimba turi kurwanya imirire mibi utarya amagi inyama bizigoye kuzafodinga n'isambaza urazibuze isambaza wazibuze utu tuntu twibanze nk'umurobyi wasanga ahubwo nabo batazi impumuro yazo wasanga harimo n'umurobyi utazi impumuro y'abarobyi barazirya mwana n'ubugari bwabo abana bo mu rugo umwana w'umurobyi cyangwa umugore usanga ziba zikubitira ku mazi ariko mu rugo bigoranye ahangaha rero mu karere ka Nyamasheke ikintu kinatangaje niko karere gafite igwingira n'imirire mibi kurenza utundi mu Rwanda simbona niyo nkuru bivuga ko ikiro kiri kugura ibihumbi 8 nagiye i Karongi nsanga ni ibihumbi niba ari 9 kuzizana zikawushije ariko ubwo biterwa naho wagiye anyways ko ntabwo wajya wenda kuzigura mu isoko bisanzwe ngo uzigure kimwe no ku mucuruzi wo ku muhanda ariko se Yves uwo muco wo guhingira kugurisha nejo bundi nazo mbona abahinzi b'ibishyimbo ingoma barimo barataka bavuga ngo baguze imbuto kuri aya naya none bari kuyigurisha kuri aya naya guhingira kugurisha urawunenga abaturage navuga ko no ubukangurambaga butaraba bwiza ariko hari improvement ubona hari uburyo byatembere kera wabonaga tuniga ku ishuri ntabwo twiga ngo ibihingwa ngengabukungu ibihingwa ngandurarugo ibishyimbo ntabwo byari muri ngengabukungu nibyo mvuga ibihingwa ngandurarugo n'ibihingwa ngengabukungu wabonaga no mu kizami wigeze ubazwa ikijyanye n'ibihingwa ngandurarugo oya ngengabukungu hari ngengabukungu ni naho bakubazaga bati habo types za kofi zingahe bati ni kofi ya nani na kofi orumi ibyo rero byanatumaga hari ibihingwa bihindukanye n'iby'umugabo ukaze ufite plantation y'ikawa nini ukabura akaza aho utuye ariko utayinywa nawe ufite plantation nese ubwo barayinywa mushiti wawe wa muvandimwe wacu ubikoramo arayinywa nibyo nashaka kukubwira wamubaza yakubwira yuko umuturage uyihinga bayimukuraho afite uburyo bwo kuyinywa ubwo kuntu muva hari ibitumbo imuvaho itarabikaho bakajya kuyiprocesinga ikagaruka atayafodinga ni nabyo nakubwiraga kuri izi sambaza abazafodinga ni bake hari ibintu byinshi ukuyeho ibi byo guhinga navuga ngo n'ubukangurambaga bujyaho ariko hari ibintu nyine by'abantu bavuga bishoboye ariko reba umuntu ugize imyaka 71 atarabona isambaza atuye Nyamasheke hari igihe abanatuye mu murenge ugoranye Nyamasheke uri mu mahanga umurenge wa Cyato urawuzi nge ntabwo nzi kwitandukanya nanjye Nyamasheke ntacaga gutyo ku muhanda ariko icyo nzi Cyato radio nakoreraga barayumvaga Cyato subwo se hafi y'ikivu ntabwo ari kure nkurikije ko bayumvaga rwose ntabwo aba ari kure cyane yaje ati ntabwo ndabona isambaza mbisi sindaziryaho nzumva bazivuga kuri radio ngo zibaho kandi yegereye ikivu ako bagiye aba barubyi bagiye hari ibintu byiza leta bagira n'umunsi w'ubusabane hari ibintu byiza leta yakoze nicyo ngiye kuvuga byo kwanga abaturiye parike ba beneficier kukiva mu bukerarugendo kuki abaturiye ikivu batabenefisiye ku isambaza ziva mu kivu hari kiva ari cyabo kuko nk'uburyo nk'abantu baturiye parike y'Akagera byo nabo mutemwe hari ahantu bagenewe bashobora kujya kugura amafi kuri make amafi yarobwe muri parike y'Akagera hari iminsi biba bizwi ko baza kuyagura ku giciro gitandukanye n'icy'abahandi kandi kuri make rwose amafaranga ava muri parike bakagira imishinga babatera inkunga n'aba rwose hazabeho nk'igihe bajya bababwira ati muze murye kwisambaza isambaza ni ibintu kandi zigira intungamubiri cyane ni ibintu biri karemano biri aho mu kivu abantu bashobora kujya baza nta nizo bateramo ntizizanashiramo uyu ngo afite imyaka 48 y'amavuko ngo ariko kuva yabaho yari isambaza mbisi rimwe afite imyaka 28 ubwo amaze imyaka 20 atarongera ngo zihageze bazisamira hejuru cyangwa bazirya mbisi ugiye urya sambaza zirya mbisi gavana Rambere n'abayobozi ba Nyamasheke mufashe abaturage baryisambaza babone kwisambaza ntago ari ibintu simbize nenge kubona ari ibintu bikomeye ariko ababivuga birabakomereye Yves tuve mu Rwanda mu Burundi bite ishyaka ryo mu Burundi rirasaba ko imipaka ibahuza n'u Rwanda ifungwa ntabwo ari igitekerezo gishya ishyaka ryitwa APDR ryo mu gihugu cy'u Burundi rirasaba ubutegetsi bwa Ndayishimiye kudahirahira bwongera kuganira n'u Rwanda ndetse ko bukwiye gufunga vuba na bwangu imipaka ihuza ibihugu byombi ibi byatangajwe na Gabriel Banza Witonde yabanje aritonda rwose arabitangaza n'umuyobozi w'iryo shyaka
wanasabye ko Uburundi bwatera umugongo umuryango wa EAC ahubwo bugashyira imbaraga mu muryango wa CPG ndetse na SADC. CPG u Rwanda ntiruyibamo. Kuruyibamo na Kongo. Aya matsinda rero hari ibitekerezo by'amatsinda yo muntu ameze nka koperative nyine nita amashyaka cyangwa se tumenyereye nk'amashyaka ubona agira cyakavuga ibintu rimwe na rimwe bikaba bishobora kuba byakongeza umuriro washobokaga hagati y'ibihugu byombi cyangwa se boshoboraga kugarurirwa hafi. Uribuka ko CNDD-FDD yo ubwayo yavuze iti mureke ducubye ibi bintu tuganire na FPR nubwo wenda mukuru w'igihugu ashobora twari kumwe cyageje ubundi tubivuga. Iyo hajemo ikintu nk'iki ngiki kiba kinagabanyije cyangwa gishobora no kongera tension wari wavuze atariko imipaka ishobora gufungwa. Iri shyaka uretse ko ntari narize. Wewe waruhize? Ntabwo ari ubwa mbere ndibonye. APDR. Yego. Ubu se APDR ni ibiki? Simbizi ariko ntabwo ari ubwa mbere ndibonye. Urumva niyo utabonyemo va ya Burundi. Mbita nibaze ni ishyaka amashyaka menshi yo mu Rwanda ubona ko arimo R ya Rwanda. FPR Democratic Green Party of Rwanda. PRC ibamo. Parti Liberale ntabibamo. Ntabwo bibamo. Birahari ishirino ry'abayisilamu ryitwa gute? Harya yesanga PDI. Hakaba irya Mukabunani ryaje PS Imberakuri. Byacitsemo ibice bya Rwanda cyane byabaga muri bya MDR n'ibindi byagamo ngo revolution akazamo na Rwanda gutyo. Ntabwo amenshi birimo ahubwo. Ntabwo birimo. None se iri shyaka ngiye ntabwo ndize ubundi ubusanzwe. Ntabwo ari ubwa mbere riharanira ibinibi. Ntabwo ari ubwa mbere ndibona. Ushize sinzi umurundi wabinganirije hambwira iby'amashyaka turi kuganira cyagiye kwa bagatorwa si ibibazo byaje nyine kumbwira uburyo amashyaka yaho n'ubundi baringa. Ibi rero iri shyaka riri gusaba ntabwo ntekereza ko ku ruhande rumwe ni ukwiyasosiya na perezida no kumwereka ko ibyo yavuze afite rezo. Sinzi niba muri iyi nkuru rirasaba ko n'abantu baturutse mu Rwanda abari bo bose bagiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hafi kuko batifuriza neza u Burundi. Iyo politiki ntabwo ari politiki iboneye. Politiki yo gufunga imipaka, politiki yo gutuma umuturage usanzwe agira ibibazo kuko hari ibintu bya politiki bitari kugenda neza ntabwo iboneye. Ntabwo navuga rwose ntabwo mbivuga nk'umunyarwanda. Impamvu nakubazaga ngo iri shyaka ni irihe riharanira iki? Kwari no kumva ko riharanira wenda gufunga imipaka cyangwa riharanira ibintu by'ibidukikije. Ibyo ni solution nimwe mu bibazo biba bihari ni nka solution baba batekereza yafasha mu gukemura ikibazo ubwo nyine bakabahanganya nabyo mu bundi buryo. Ariko abanyapolitike nabo bajya bagerageza gufasha abari ku butegetsi kuko gushuka umuntu ngo mufunge umupaka ngo mugire mute icyambere ntabwo we nk'umunyapolitike bizakugeraho ingaruka cyane nubwo zakugeraho ariko bizagira ingaruka ku barwana shyaka bawe b'iryo shyaka ryawe APDR. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravugwa ko hari drone yahanuwe mu mirwano huje M23 na FARDC na Bazalendo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu mirwano yibahuje. Bivugwa ko iyi drone ngo yahanuwe n'abarwanyi ba M23 ubwo yacaracaraga hejuru y'ikirere cya Nyiragongo nyuma y'uko kuwa gatandatu FARDC yari yakoresheje iyi drone mu kugaba ibitero kuri M23 igahitana abaturage barenga 10. Drone ni agaciro yari ifite mu buryo bw'amafaranga. Drone banza ari zimwe zikomoka mu Bushinwa za CH4. Bikavuga yuko ifite agaciro karenga miliyoni y'amadolari. Ikaba ifite ubushobozi bwo narenga miliyari na miliyoni 200 y'amanyarwanda. Mu manyarwanda. Ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yarasa muri kilometero 3000 n'ibihumbi 5. Mu minsi yashize ngo yakoreshejwe imisha umuriro cyane kuri M23. Kuyihanura bivuze iki? Bivuze ko yahanutse ariko nanone bivuze kuri hari icyo gutekereza ku bushobozi bw'iyo M23. Ifite ubushobozi bwo guhanura drone imeze gutya. Igisigaye no kwibaza se Kongo ifite zingahe? Ko ibi bihugu by'i Burayi no muri Amerika biba bigifite inganda z'izo drone. Bashobora kuba muri stock bafite mo drone 100 igihumbi.
si twebwe aha ngaha hasigaye zingahe icyo kigahinduka icyo kwibaza abantu bagasigara bareba uko biza kugenda. none se FARDC iracyarwana na M23 kandi SADC yarahageze? nzi ko ubu SADC ariyo yabiri mu bikorwa. Uko byagenda kose bazafatanya, ariko SADC nibwira ko ikiri kwipozisiyona mu birindiro kimwe nuko SADC ishobora kuza misiyo ikibuga cy'indege cya Goma, misiyo ishobora guhindukira nzira, misiyo yahinduka kandi barahageze, ishobora kuhagera misiyo igahinduka. Ikindi ndibaza SADC izajya kwifatanya na FARDC kandi hari raporo zigaragaza FARDC kwifatanyira FDLR. Ni SADC itazi FDLR? Ni SADC hari ushobora kwibaza si iyo SADC yo ntabwo ishobora kugira bifatanya nabo, n'ubundi yo gufatanya na FDLR biteye ubwoba birayibangamiye. ushobora kureba iyo SADC irimo bandi. SADC irimo Tanzania, ikabamo Malawi na Afurika y'Epfo. Tanzania ikaba ariyo yavuze ku bwa Kikwete Rwanda muganire na FDLR, ariko nkibaza nanone South Africa nk'igihugu kizi icyo guharanira uburenganzira bwawe, niba byumva M23 ko nimvise Bertrand Bisimwa avuga ati ibihugu bimwe bya SADC ntibiratwumva ariko dufite icyizere ko uzi ikintu gikomeye gihari. Uriya SADC iheruka 2012 na 2013 yari mu butumwa bwa UN, buriya ni UN yari yayidereza. Yego, yari brigade speciale ya Loni. Rero Loni ingabo zayo ntiziraswaho. Uriya M23 bo bigamba ko icyatumye ngo kiragiye batsindwa batari bafite uburenganzira bwo gusubiza. Yaje rero yo yemerewe kwataka. Stira ariko Tanzania ntiyigeze yambutsa abasirikare umupaka ngo ibajyane muri Kongo, nabo muri Loni stira barasanzwe. Ariko misiyo ya Loni irarangiye. Tanzania misiyo ya Loni irarangiye, izafata abo yari ifite muri MONUSCO ibashyire hariya gahunda ikomeza. Ni kimwe niko bimeze na South Africa na Malawi cyangwa kuko nabo barimo n'ubundi. South Africa nibwira ko baje ni bashya, niko mbyibwira ko nabonye ibikoresho byabo biza, ntabwo nibwira ko bazakomeza gukoresha ibya Loni. Ariko umuriro tutumba hariya misiyo idahindutse uzaba umuriro mwinshi cyane. Ntabwo ntekereza ko SADC izarwana n'aba bagabo ba M23, simbizi kuko nabonye Bertrand Bisimwa uburyo bisobanuraga na confidence yari afite ati ibihugu bitaratwumva n'ibike, kandi koko ugereranyije aba 2012 na 2013 ni nabongera ngo baba kuko nta Zimbabwe yari muri SADC ya 2012 yarwanye na M23 cyangwa nta Zimbabwe heruka mu ntambara ya kabiri ya Kongo ngira ngo. Za Namibia sinzi niba zari zirimo icyo gihe, ariko ntekereza ko bishobora kuba bigoye. Hari n'amakuru numvise yuko hashobora kuba hari abarwanyi ba M23 ngo batangiye guhunga. Yego, nari yabonye ngo ejo bundi barasheho cyane ngo bamwe bahungira I don't know. Ako abana bajije bambwira ko atari ibyo I don't know ngo baciye za Kisoro na handi, ariko nta makuru mfite. Wenda umuntu yazashaka uburyo avugana n'ubuvugizi bwa M23 akumva, ariko uretse ko itabyemera hafi biragoye. Katumbi yasabye Denis Kadima kwegura nta kuzuyaza. Uyu ni wa munyapolitike watsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu hakurikije ibyatangajwe na Seni. Moise Katumbi yasabye rero umuyobozi wa komisiyo y'amatora kwegura nyuma y'ubujura bw'amajwi avuga ko bwaranzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwemo na Tshisekedi. Mu by'ukuri ntabwo bitangaje kuba Katumbi yavuga ibyo ngibyo, saba kwegura. N'undi wese wagiye atsindwa kumva yibwa amajwi ibyo ngibyo aba ari amagambo yavuga. Imwe mu nkurikizi nyine z'amatora, aho mbona bisa nk'ibyarangiye Tshisekedi azayobora Kongo, ahubwo Katumbi aracanga izihe karita zishobora gutuma ubutaha none Tshisekedi kazaba arangije manda ye, kandi mbona guhindura itegeko nshinga atari ibintu byamworohera hariya. Bizagenda gute ngo Katumbi atsinde? Atazaba nka Martin Fayulu ubushize watsinzwe yibwe ariwe watowe. None muri aya matora we ni rwose no mubari gusara cyane akabagabanya amagambo kuko no mwisu wa kabiri no mu majwi n'amajwi yaragabanyitse cyane. Ariko wabonye ko kureba ngo azitwara gute ku rwego no mu matora ataha adahanganye n'uri ku butegetsi yaba ari favori. Yajya ku butegetsi bimworoheye. Nawe kuba yaratakaje byo byararangiye. Biragaragara. Wabonye ko kuwa gatanu nanone komisiyo y'amatora muri Kongo yagize imfabusa amajwi amwe byavuye mu matora y'abadepite
kuyagira imfabusa byo ubwabyo birashimangira irregularité z'ibyavuzwe cyangwa se harya imigendekere itari myiza y'ibyavuye muri ayo matora kuko yagize imfabusa amajwi y'abakandida 82 yego biyamamarizaga kuba abadepite mu nteko ishinga amategeko. Icyo cya Katumbi cyo nabonye wagira ngo banamufunze do ngo yafungiwe Makuru aravuga ko Katumbi utavuga n'ubutegetsi bw'iki gihugu yafungiwe ni nyuma y'uko urugo rwe ruherereye ahitwa Kashobwe mu ntara ya Katanga rugoswe n'abasirikare ndetse n'abapolisi benshi. Katumbi kandi bivugwa ko bamubuje gusohoka iwe nk'uko byanemejwe na Michel Chibangu usanzwe ari umujyanama. Uyu mugabo ngo yafungiwe iwe nyuma y'amasaha make yamaganye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Tshisekedi. ubwo ni no mu rwego rwo kumubuza kugira imyigaragambyo. Ibise M23 yabwiye Tshisekedi ngo gutera u Rwanda ni nko kwiyahura. Ibi ni nko kumubwira ngo u Rwanda rufite imbaraga nyinshi hafi ntukine n'umuriro washya. M23 se niyo kumwibutsa kumukanga nakubwiye ko ibyo byo kuburira izo titire zo kuburira sinzemera ntabwo umuntu aburira uwo bahanganye. Iramukanga se mukanga ntabizi ashobora kuba atabizi. M23 yabimenye ite se niba ashobora kuba M23 yabimenye no akenshi umuntu mupinga noneho nese M23 muri position yo kuba yaburira Tshisekedi. iyo umuntu mupinga hari igihe uvuga uti koko kari nijabe biri kwigira kanaka yakogwa nabi yakunywesha amazi igirayo. M23 yo buri biri kumubwira iti nyamara Gisekedi urwo Rwanda uri gukinisha wa mugabo we. Ese Iva abantu bahanganye umwe no kuburira undi koko ntabwo ari ukumuburira no kumukanga kumubwira ngo have sigaho. Iramukanga se mu nyungu zande sayo gute se Tshisekedi ateye u Rwanda bibiri azereka nkubaze Tshisekedi ateye u Rwanda nk'igihugu iyi ntambara ubona yakongera gusoko yasaga mbwiza ukuri ateye u Rwanda bakarwana nk'igihugu iyi ntambara ubona yakongera yagira ngaruka kinyine kuri M23 hari igihe tere yabo yakoreshwa ibindi tere M23 ifite hari igihe yakoreshwa ibindi hari igihe bakisanga nabo batagifite ubushobozi bwo kuyigenzura rwose irimo irakoreshwa n'abandi. Nabonye Lawrence Kanyuka ari wabimubwiye ngo umugambi wo gushaka gutera u Rwanda ni gushaka kwiyambura ubuzima kwiyahura ariko hari umuntu ugikunda kumbwira ngo bira Tshisekedi yamaze kuvuga u Rwanda ngo aragenda agatera amasengesho na za dawe uri mu ijoro kugira ngo atagira n'utera ibuye mu Rwanda koko ati Imana mbabari ibintu navuze atagira n'ubyuririra ariko uwo muntu no wabikubwiye n'umunyarwanda ni umunyarwanda ayo nawe nibyifuzo n'abavuga ariko kuri guhari Tshisekedi ashobora kuba ziriya mvugo zari zo kugira bamwihera amajwi inyuma akaba atazongera kubivuga ariko ntaranavuga nyuma ni ku itariki y'icumi yari yavuze ngo AFC nirasa isasu rimwe azahita bereka gahunda amasasu akaba akomeje kuko njye nemera ko ari AFC kuko yamaze kwivanga na M23 ku itariki 10 ngira ngo nibwo komisiyo y'amatora izemeza bidakuka ibyavuye mu majwi y'amatora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa perezida. Tuzaba tureba niba koko ibyo ariko se nanjye gukoresha terime z'abaturage kuvuga ngo tuzatureba n'ibyo yemereye abaturage ari byo azakora. Is it true? Ba perezida bangahe se bakora ibyo yemereye abaturage uretse baragerageza kubikora. Reka nkubwize ukuri abaperezida tujye tubumva rimwe na rimwe kubera ko natwe ubwacu ntituba twumva inshingano zabo uburemere bwazo. Cya kabiri abaturage be expectinga byinshi ariko twe expecting ibyo batubwiye nzajya ko expectinga gari ya moshi yamamaza utarayivuze windenganye nahise nutayivuga uraza ukiyamamaza ukavuga ngo nahagarara Igoma nkarasa Kigali nutayivuga nzagutora se none se ko nagutoreye ko uzahagarara Igoma ukarasa Kigali kuko abaturage mwizera mu bidashoboka umuntu abagomba no kubabwira ibidashoboka mukaza mwiruka donc ntago bishoboka guhagarara Igoma ukarasa Kigali tugarutse ku kwiyamamaza kwa Tshisekedi byashoboka cyangwa ntibyanashoboka. Ngiye icyo nemera bamaze kubivuga yamaze kubivuga ejo akaharasa bigakunda byaba ari uburangare bw'ingabo z'u Rwanda niko njye mbyemera. Yabitangaje none akanatanga uno mwanya uhagije wo kwitegura bigezaho byaba ari uburangare. Rwanda ni igihugu gisanzwe cyemerwa ko gifite igisirikare gikomeye gifite discipline uko niba ari n'ikibazo cy'ibikoresho
wabona umwanya wo kubibutsa ati nyamuneka ikirere cyanyu muramenye kitaba kiva yego kandi biramenye n'ibishoboka ibyo bikoresho bye mumenye aho biri wenda bizibwe cyangwa bizangizwe hakiri kare. Iryo ni ibanga riba ryamenwe, nko kuvuga ngo intwaro yarasirigomeka ikagira ikigare yaba ari nyinshi, ariko ikirere nubwo ubona umwuka utambuka ntabwo burya ibirere by'ibihugu byose umwuka burya ubutambuka, umwuka ucaho ariko hari ibidacaho, ibazana umwuka uca ariko bimwe bikanga bitari umwuka. Hari igihe ikirere burya wewe hari biba birimo utabonesha amaso, si ikirere cya Kiev indege zisanzwe ntizicamo, ariko ibisasu bimwe biraza bigahanuka. ejo bundi nari Muhanga ndi kubona mu kirere hari utudrone, ariko tuya n'udutwara amaraso. mukuru ari ndase ko yavuze ko utabona izitwara amaraso ngo buri zigira gute. Mu Rwanda drone twabonye hari ubwoko butatu, barayibonye imwe muri Turkiya, izitwara amaraso, izitera imiti yica imibu n'izizuhira. hari n'izaguzwe muri Turkiya nabonye ejo bundi kuri Twitter, wa mugabo witwa ngo ni Saura cyaryamye naramubonye yazishyizeho ngo zaguzwe muri Turkiya. Ejo bundi hari n'ibindi nabonye umugabo w'ingabo z'u Rwanda ari muri Pakistan, impande y'ibintu rwose ubona bisa neza cyane. Arya Pakistan ifite nucleaire cyane babuza se, bari no mu bihugu bihagaze neza cyane mu by'intwaro kugira ngo Ubuhinde butazajya bubacokoza kenshi. Barabwira ati tugomba kuba hari uburyo tubayeho neza, ayo matiku yanyu ya Kashmir tuzajya tuyaganira ariko mutadukanga cyane. Ive Perezida Biden arashinjwa ruswa ku nkunga igihugu cye giha Ukraine. Iyi nkuru yagutungura? Ntabwo byantungura bijyanye n'uburyo twagiye tubona amafaranga y'intwaro Amerika yatanze, zimwe tukazibona mu bihugu bya Afurika, izindi tukazibona mu biganza bya Hamas, nuko hari isoko ry'umukara bya ziriya ntwari. Cya kabiri, Biden azwiho gukoresha umuhungu we cyane witwa Hunter Biden, kandi Hunter Biden yavuzwe muri ruswa nyinshi muri Ukraine no mu Bushinwa. Wareba ingufu rero Biden ari gushyira mu bijyanye no ku nino ntambara, ukabonamo ko hari ikindi kintu kiri inyuma. Ni nabyo nahoze mbona speaker uhagarariye aba Republican mu nteko ishinga amategeko unayiyobora witwa Mike anamubwira ati ubundi kugira tudeboroka no mafaranga ushaka, wowe ugenda uduhereze plan yuzuye. Uri kumva intambara ikeneye gukorwa ite, hakenewe izihe ntwaro, izarangira gute? Cya kabiri, uribuka ko ino ntambara yatumye umwenda wa Amerika wiyongera, urushaho kwiyongera. Ukraine imaze gushorwamo asaga miliyaridi 200 z'amadolari, azagaruka ati bizagenda gute ko itari gutsinda? Dukorere pora. Kuri iyo plan turayitegereje turebe uko bizagenda. Mu iperereza ryakozwe ngo byagaragaye ko Biden n'uwo Hunter muhungu we bagiranye ikiganiro kuri telefone baganira ku mishinga y'ubucuruzi bafite muri Ukraine. Ibi ni byatangajwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika, bikumvikanisha ko byanze bikunze imishinga bashobora kuba bafite harimo n'ibyo ngibyo byo kuba banyereza ayo mafaranga. Ive dusoreze kuri Israel wamenya ko Anthony Blinken urugendo rwe mwabiriya bice navuga ko rusa nk'urugiye ku musozo. N'urugendo rwo kuguyaguya ngo Israel ireke kurwana na Liban, urabona ko intambara ari hiri kugana cyane kurenza kuba muri Palestine. Rero n'ubundi guhererekanya umuriro biriho, Hezbollah irigamba gusenya ibirindiro bya Israel nayo ikavuga ko yarashe ahantu Hezbollah ikorera, ariko yabonanye n'abayobozi benshi. Yahereye uruzinduko muri Turkiya kwa Recep Tayyip Erdogan, baganira ku bintu nka bitatu birimo intambara ya Ukraine n'Uburusiya, birimo ibijyanye n'ino ntambara yo muri Palestine ndetse no kwagura OTAN. Ahita akomeza rero ajya kuganira n'abandi bayobozi mu bihugu birimo za Jordania. Uyu mwami yageze mu Rwanda bahuye za Jordania no kuganira n'abandi, yageze no muri West Bank. Urabona ko ino ntambara isa nkaho ino iri gutera ibihugu ubwoba bitandukanye nuko ibintu byari bimeze mbere. Mureke dusoreza aha, tuzongere ku munsi w'ejo mu isesenguramakuru y'amakuru azaba yaranze uwo munsi w'ejo. Tubifurize kugira amahirwe, amafufu n'amafaranga. Yive nawe biguhundagareho. Wakoze cyane, ubwo na Castiyo bimugereho. Umunsi mwiza, bye.
Tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawe. Izo contre offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'Uburusiya by'ukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.